Rero iki kiganiro nakigarutseho cyo kuvuga ngo umuntu muzabana hari ibintu byinshi umubwira. Uramutse warabanye n'umusore mu nzu cyangwa se umukobwa mu nzu nabyo wabimubwira. Abantu bamwe bakavuga bati wapi ntiwabimubwira, abandi bakavuga ngo wabimubwira, bamwe bakavuga bati afazari wategereza yuko muzabana ukabona kubimubwira, abandi bati no bimubwire mbere bla bla. Cyabaye ikiganiro kirekire, ariko icyo nashaka kukwibutsa ni kimwe. Ubundi abantu bagomba kuganira ibintu byose. Timing niyo igorana. Iyo ibintu watinze kubivuga birakugora, ariko ubundi ibintu iyo ubona umuntu muri gukundana ukabona mwabwirana ibintu byinshi, ugatangira kujya umubwira ibintu nk'uwikinira, ukabimubwira nyine muri blague zanyu zisanzwe, cyane kutazi niba muzagira no kurushinga cyangwa mutazarushinga. Umuntu mukimenyana uri kubona afite interest zikabije, ukamubwira uti mfite umwana nabyaye, burya ngira umwana wanjye yiga mu makanga, sinangombwa kumubwira ngo ngira umwana. Mushobora kuba muri kuganira ugahita umubwira uti rero umwana wanjye wiga muri primaire, cyangwa se umwana wanjye uba kwa nyirakuru, cyangwa se ukagira ibintu bimubwiraho bituma amenya ko buryo ufite umwana, ukabimubwira nkaho atari icyaha cyangwa nk'icyaha, ukabimubwira nk'ibintu bigize ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ukamubwira uti rero burya tukiba hahandi mbana na kanaka, burya kanaka tugeze kubana imyaka nk'ingahe, tukibana rero yakundaga gukora ibintu bla ibi n'ibi. Ukabivuga nk'utari gutanga amakuru, ahubwo ukabivuga nk'ibintu bigize ikiganiro cyawe cy'ubuzima bwa buri munsi. Iyo bigenje gutyo ntabwo bikunanira pe, kubivuga biroroha, urabivuga bikemera, kandi noneho wa muntu akagukundira icyo kintu cyuko uri honete kumubwira ibintu byose, ubuzima bwawe akagenda bumenya gutyo akazajya kugufataho icyemezo. Ibyo bintu byose yarabimenyereye, byarahindutse ubuzima bwa buri munsi. Naho iyo wabibitse cyane nawe ubwawe warananiwe kwiyakira, ukabifata nk'ikintu uzamubwira nk'umutwaro, of course igihe uzajya kwivugira bizakugora, uburyo uzajya kwiforomiramo bizagorana, kandi uko nguko ujya kwiforomira nabi nibyo bizatuma nyine usanga umuntu atangiye kugushyira mu kandi gatebo, agahita nakwanga akavuga ati uyu muntu ntabwo twakomezanya. None se nukubera iki usanga umukobwa yarabyaye abana nka 2 cyangwa 3 badahuje na base, kandi akabona umugabo, kandi umugabo bakabana bakarambana? Nuko nyine yiyakiriye ibyo bintu bikaba part y'ubuzima bwe, ntabigire big deal, hanyuma igihe cyose aganira n'umuntu akabihindura ibisanzwe. Ariko ntabwo uzambwira ngo uzabana n'umuntu utamubwiye ko ufite abana 3 badahuje, se ngo uzabivuga ngaruko ngo mwamaze gusezerana se gusezeranura cyangwa se kudivorce si ibintu bisanzwe, si ibintu byoroshye aho kugira ngo rero usezerane kugira ngo wongere divorce, ahubwo tangiza ikiganiro hakiri kare, ibintu byawe byakire wowe, banza ubyakire, kuko numara kubyakira uzabasha kujya ubivuga mu biganiro byawe bya buri munsi ku buryo bworoshye, bityo umuntu ubyemera kandi ubyakira uzamubona aba ari we mukomezanya, kurusha kuba wakwishyira mu bindi bintu bikugoye. Wajya kubivuga bikakunanira cyangwa bikagenda gute kubera ko watinze kubivuga, kubera ko wabivuze mu buryo busekeje cyangwa se mu buryo nawe ubwawe wabigize ikibazo. Ariko mu gihe wabivuze nk'ibintu bisanzwe, rwose ibintu bizamera neza, kandi ntabwo uzigera ubura umuntu ngo nuko ngo hari ibintu byakubayeho mu buzima.